nize icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters cyangwa maîtrise mu gifaransa imyaka 15. Abazi kubara bamfashe kuva mu 2009 kugeza muri uyu mwaka wa 2024, ndumva ari imyaka 15. Ntabwo nzi ibyawe byapfuye, ntabwo nzi ibyo utegereje, nta nubwo nzi ikibazo ufite, ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 14 umurongo ngira ngo ni wa 7, reka tuhasome. Yobu 14:7 haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Reka dusome na version ya Bibiliya ijambo ry'Imana, ndayikunda cyane. Yobu 14:7 kugeza ku 9, Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo igiti gitemwe kigira icyizere ko kizongera gushibuka, imishibu yacyo izongera ikure, nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, nubwo igishyitsi cyacyo cyabora, iyo kibonye amazi kirashibuka, kimera amashami nk'ikibyiruka, kimera amashami nk'igiti kikibyiruka. Imana ishimwe cyane. Muraho neza abakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibishimire. Ni Alice n'ubundi kuri kamera, nishimiye kongera kugirirwa umugisha wo kuvugana namwe. Uyu munsi nuzuye amashimwe mu mutima wanjye, nyamaranye iminsi ariko ndavuga ngo mbese nashima Imana gute? Ariko uretse no gushima Imana, ndavuga ngo hari imitima nkwiye gukomeza, hari abantu nkwiye guhumuriza bari batakaje ibyiringiro, bumvaga nta cyizere bagifite, bumvaga byararangiye. Nje kubatangariza yuko hakiriho ibyiringiro. Nk'uko mubibona ku mutwe w'iyi nkuru, ngewe maze imyaka 15 ntangiye icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ubundi icyiciro cya gatatu cya kaminuza bakize imyaka myinshi n'imyaka 2, umwaka umwe n'igice, imyaka 2. Ubusoje no kudefanda, mbese ubirangije amasomo n'igitabo no kukidefanda. Ariko ngewe byantwaye imyaka 15. Ni urugendo rutoroshye. Iyo mbitekereje ngira amarangamutima. Imana imfashe. Ntabwo byoroshye, ariko dufite Imana ijya byoroshye. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 numvise, ariko mbere yaho gato numvaga mfite ishyaka ryo gukomeza kwiga. Ubundi nize n'ubundi mu bitangaza by'Imana, ntago ndi bubigemo kuko ntago ari cyo nashatse kubaganirizaho. Ariko ndangije icyiciro cya 2 cya kaminuza cyangwa se lisansi,
numva nkeneye gukomeza kwiga, numvaga nziga amashuri yose ashoboka, cyane ko ntari umuswa, numvaga nziga amashuri yose ashoboka, ariko umufaransa niwe ujya uvuga ngo l'homme propose mais Dieu dispose. Twebwe dupanga nk'abana b'abantu, ariko Imana niyo ijya igena nyine ibintu uko bigenda. Rimwe na rimwe bikadutungura, tukumva bitandukanye cyane n'uko twabitekerezaga. Numvaga nziga amashuri menshi rwose, numvaga kwiga mbikunze, nari narize ndi mutoya, narangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mfite imyaka 22, ntabwo yari mikeya ariko si na myinshi cyane. Muri make nize ndi muto, nize ndi mutoya, ngira umugisha, Imana impa ubwenge mu ishuri, sinasibira, bigenda neza. Hanyuma rero reka ntaruke, nza kumva maze kubona akazi, numva nshaka kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza niyishyurira. Njya nibuka umunsi umwe nabonye itangazo ko muri kiye bari kwakira applications z'abantu bashaka kwiga icyiciro cya 3, bashaka kwiga ibintu bitandukanye, ari lisanse, ari maîtrise. Njyayo ndabyibuka, nasanze abantu benshi cyane, nasanze abantu benshi baje gusaba kwiga, turahirirwa, twavuye bwije cyane, ndabitanga nanjye, ariko ntibigeze bansubiza. Numva ndababaye, numva mfite ishyaka ryo kwiga. Hanyuma hari umuvandimwe yakoraga ibyumba, ndamusuhuje, ubu ngubu aba muri Amerika, yitwa Josiane, aza kumbwira yuko yiyandikije kwiga i Kabale mu gihugu cya Uganda. Ubwo hari mu 2009, we yari yaranatangiye kwiga. Hanyuma kubera ko yari yarize gestion, njyewe narize amategeko, numvaga wenda nkurikije n'akazi nkora, kwaba ari ugukomeza mu mategeko ntabijyamo, kwaba ari kwiga ibintu bijyanye wenda na project management, nabyo nabyiga. Arambwira ngo project management irahari i Kabale. Mw'abantu mwe, nakoraga ku Kibuye, Iburengerazuba, mu karere ka Karongi. Hanyuma njya kwiyandikisha i Kabale. Ngezeyo kubera ko abandi bari baratangiye, njyewe nari nkereweho nk'ukwezi ngira ngo, noneho bakagira systeme ya attendance, buri munsi bandikaga abantu baje kwiga, bigaga muri weekend. Ubwo kwari kugenda kwa gatandatu mukiga, ku cyumweru mukiga, nyuma saa sita cyangwa se nimugoroba mugataha. Ngezeyo we yigaga muri MBA, njyewe nshaka project management, ariko ngiye kwiyandikisha baranga. Registrar aranga, aravuga ngo naratinze, yari umusaza, mpita nkora trick, kubera yuko uwo muvandimwe yigaga muri MBA, dusaba attendance, class representative cyangwa se chef de classe niwe wari uzifite, turazimusaba, ngenda nisesekamo, ngenda seseka izina ryanjye ahantu hatandukanye kugira ngo njye kubyerekana, kuko barambwiye ngo uzane attendance. Narabwiye nyine nigaga, nuko nari ntarabona amafaranga yo kwiyandikisha, ati genda uzane attendance turebe ko attendingaga. Muri PMP, project management and planning, ntago nari mfitemo umuntu nzi ku buryo yanyaranja ngo ampe attendance. Byaranashoboka ko wenda bo
chef de classe atakizifite, ariko ngira amahirwe chef de classe w'aho ngaho yari azifite, ngenda nisesekamo aho bishoboka, nuko ndangije mbishyira umusaza w'umuregistra, ndabifotoza ndabimushyira, aranyandika, niyandikisha, mwumva inyota nari mfite yo kwiga, niyandikisha muri MBA, narize amategeko, imibare yanjye ari 0 hafi ya ntayo, ariko kuko nari mfite numvaga mbishaka. Buriya njya nkunda kubivuga, hari ukuntu abantu bakomanta ku buzima bw'umuntu bakihutira nyine kujudginga from the cover of the book, bakabirebera inyuma, bagafataho umwanzuro, bakabifataho ijambo, ntago ari byiza. Abantu benshi barambwiraga, none se wize amategeko ugiye muri business administration bihuye bite? Nuko nkabihorera, ariko ngiye nari nzi impamvu. Numvaga kongera kuzategereza ubutaha gutangira, noneho mfite n'umuntu tuziranye dufatanye urugendo, nkumva nyine ndashaka kwiga, ndavuga nzabishobora. Njya muri MBA hari mu 2009, ndiga, murumva ntago byari byoroshye kuva ku Kibuye kwa gatanu ukarara i Kabare, kwa gatandatu ukiga, ku Cyumweru ukiga ugataha, rwari urugendo rugoye. Ndiga amasomo ndayatsinda, ndashimira abantu timu yaturukaga mu Rwanda twiganye, ndashimira hari harimo chef de classe wacu yigishaga muri KIST yitwaga Ali, yari umwisilamu, twajyaga tujya kwigira muri KIST muri biro ye, tukiga nyine muri groupe bya bindi twita ibigare. Hanyuma nihuse ndiga assignments nkazikora nkabitsinda, kubera ko Icyongereza, kuko nize mu Gifaransa ntago Icyongereza nakizemo, ariko icyo gihe kubera mu kazi nisanze Icyongereza ngomba kugikoresha mu kazi, ni ukuvuga ngo I was better than abantu bamwe. Icyongereza rwose twafataga note yari dicté, Icyongereza cyanjye cyari cyiza ngereranije, nkabona ndanakirusha wenda abantu bamwe twigana b'Abanyarwanda. Hanyuma amasomo, ibizami ndabikora ndabitsinda, nsigaje amasomo 2, ibizami by'amasomo 2 kugira ngo bisoze. Ubwo 2009 turize, 2010 turize, turi mu bizami bya nyuma kugira ngo dutangire kwandika igitabo. Akazi nari mfite karahagarara, ariko nako gahagarara ntago ndi buvuge ngo karahagaze, kuko yari promotion. Akazi nakoraga habonetse, aho nakoraga habonetse umwanya wisumbuye ko nari mfite, dukora ibizami, nanjye ndagasaba nk'abandi, dukora ibizami ndatsinda, kuko akazi nakoraga kabaga gafite kontra y'umwaka umwe, kontra yarangiraga mu kwa 12. Ubwo numvaga ko ubwo natsinze mu kwa mbere ngomba gutangira ku kazi kandi hari ukuntu projet wenda z'umwaka undi mwaka utangira mutarabinoza neza n'umuterankunga. Hanyuma 2010 irangiye, 2011 nyuma y'iminsi mikuru twagombaga gusubira ku ishuri tugakomeza kugira ngo dukore bya bizami 2. Ntabwo byari bihendutse, byari bihenze kuko byasabaga ko habaga hakenewe amatike, habaga hakenewe icumbi, kuko twararaga muri niba ari amamotels, yego niko yitwa, mu mamotels, ibyo kurya n'amafaranga y'ishuri ntago byari byoroshye. Hanyuma akazi gahagaze, kontra irarangira, nari mbizi ko izarangira mu kwa 12, ariko mu kwa mbere ngatangira ako kazi kandi ko ari ako gukorera i Kigali. Hanyuma
niba simbizi, iyo ibintu bibaye nyine uravuga ngo ni satani, ariko Imana buriya maze kubona yuko ibintu byose bitubaho Imana iba yabyemeye kubera impamvu. Ntibampa kontra. Ndabyibuka yari imyanya ibiri, kuyobora porogaramu ebyiri, twakoze ibizami nyine dukora ibizami rimwe, ari byo kwandika, ari byo kuvuga. Hanyuma waba no muri indi porogaramu atangira, we bamuha kontra mu kwa mbere, njyewe barayinyima. Ariko kandi nsabwa gukora muri ya porogaramu. Kuko urumva n'ubundi hari hahandi nsanzwe nkora, nta nubwo nabanje wenda kuvuga ngo njye naragenda akora rwose inshingano nshyashya, ariko ukwezi gushize mbona ntago mpembwe, mbona ntabwo. Noneho negera umuyobozi turavugana, arambwira ngo perezida ngo yanze gusinya kontra. Uwo perezida ndamusuhuje, buriya mu rugendo tugenda duhura n'abarimu benshi. Imana ijya ishyira abarimu bacu mu nzira yacu, mu buzima bwacu, kugira ngo batwigishe icyo Imana ishaka ko twiga. Kandi njya mbyibuka, narabirose ndota ngo kontra yanjye iri munsi y'igitanda cy'uwo mugabo, ngo harimo ibijerekani byinshi byanduye bisa nabi, ngo ariho kontra iri. Nkajya mubwira ngo nayimpe, nkabona nyine ngo afite nk'ubunebwe, afite n'umujinya bivanze. Nuko ndabisengera bisanzwe. Buriya njyamo agaciro cyane inzozi, kuko nagiye mbyigiramo ibintu byinshi mu bihe bitandukanye. Kontra ntibahise bambwira ko perezida yabyanze, barambwiye urumva abadonazi ntabwo baratanga amafaranga. Ahubwo ko se dona gutanga amafaranga no gusinya kontra ni ibintu bibiri bitandukanye, kubera ko wenda umuntu yaranamenyereye ko abantu bakora mu maproje, murabizi, ushobora kumara n'ukwezi kurenga, ushobora guhembwa, aho guhembwa kuri 30 ugahembwa kuri 45, niko twabyitaga, 15 z'ukundi kwezi, cyangwa se ukakubita n'amezi abiri. Byari ibintu bisanzwe, ariko kontra sinayihabwa. Mara amezi 5 nta kontra. Wenda mwavuga ngo kubera iki se, nk'umuntu wari umaze igihe ukora. Nari mfite inshingano z'umuryango, nari mfite abantu ngomba kureberera, nari mfite abavandimwe nishyurira ishuri bakiri muri secondaire. Ndavuga ngo amafaranga mfite makeya, abantu dukora umushahara nyine murabizi, hari umuntu bakwirukana uyu munsi, ukwezi gutaha ntabona amafaranga yo kwishyura inzu, abaye akodesha. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ndavuga ngo amafaranga mfite, aho kugira, kubera ko mbona aka kazi ntari kubona neza ishusho yako, reka ndeke kuyatanga kuri ziriya depanse zanjye z'amashuri yanjye, kubera ko uko biri kose ngewe mfite n'iyo lisanse. Hari ukuntu bimeze, nitangira abavandimwe, ndebe iminsi uko byicuma, uko bimera. Hanyuma ishuri ndarihagarika, ndakomeza ndakora, nkorera ubuntu. Urumva detaye nyinshi ntashaka gutanga, nyine hari depanse nyinshi nasabwaga bitari ngombwa kuvuga hano. Hanyuma ishuri rihagarara gutyo, ngira ngo bagenzi banjye 2011 barashoje. Yego, 2011 uko bikose umwaka wari kurangira, birangiye n'igitabo.
bigenda gutyo. Biroroshye ko mwibaza utubazo twinshi, kubera iki nyine, kubera yuko ibibazo urabyibaza kubera ko utari jyewe, kubera ko utari uhagaze muri iyo situation, kubera ko utari wambaye inkweto nari nambaye, utari uhagaze mu mwanya ndimo. Ibyo ni ibintu byoroshye kwibaza utubazo twinshi, kandi ku mugani wenda iyo uza kuba jyewe wari kubona igisubizo, wari kubona ubundi buryo ubigenza ugakomeza kwiga, ariko njyewe ntabwo byakunze nyine, kubera ko ari jye nuko nyine nisanga ntashoje amashuri yanjye, icyiciro cyanjye cya gatatu cya kaminuza, birangirana na 2010. Mbaho n'umubabaro mwinshi na komantere z'abantu nyinshi, comments z'abantu zitandukanye, comments z'abantu z'uko harimo kubura ubwenge, comments z'abantu z'uko ni byinshi wenda ba nyirabyo nibumva iki kiganiro bazabyumva. Ntago nari ngamije kubibibutsa, ariko kimwe cyo nabonye nuko bijya bifasha cyane iyo usenga, ko mu kigeragezo utuza ugaceceka. Narababwiye ubushize ukuntu abantu bajyaga bambwira ukuntu nta bwenge mfite, ukuntu nkomeza kubyara abana kandi mfite umwana ufite ikibazo, nkihindura nyine ikigoryi ngaseka nuko ukababara, ariko nyine ukereka abantu nyine ko ni ibisanzwe, nta byacitse, birafasha. Bajya bavuga ngo iyo umwanzi wawe ashaka kubabara ukababara, arishima abageze ku nsinzi ye. Ni byiza ko umuhisha amaso y'umubabaro, ni byiza ko utarira mu maso y'umwanzi wawe, kuko abavugirije impundu kunesha. Byarashobokaga ko ngira abantu niyambaza, byarashobokaga ko ngira abantu mbwira ngo bimeze gutya, ariko reka mbabwire, ntago gusaba ari utuntu twanjye, ntabwo birangora. Ntabwo mvuga ko ntahabwa cyangwa se mpawe ntakwakira, ariko namwe biragora. Gusa hari abantu nyine byorohera gusaba, bakanasaba bitari na ngombwa, ariko njyewe birananira, birangora. Wibwirije ukampa well and good, ariko kugira ngo nzatere intambwe kabone niyo nawe mbona ko mfiteho inshingano, birangora. Kuko niba ufiteho inshingano ntiwibwirize, mba numva nyine ko ntago ari izo nzira Imana yaciye kugira ngo igisubizo cyanjye kiboneke. Ariko nshimye Imana yuko uyu munsi ndiho mbabwira ibi, narangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza nyuma y'imyaka 15 ntangiye urwo rugendo. Ntago nzi ibintu umaze igihe utegereje, ntago nzi ese ni urubyaro, ese ni akazi, ese ni uguhindurirwa ubuzima, ese ni uburwayi, ese ibintu bitandukanye. Muri iyi si tuba dufite ibyifuzo bitandukanye, tuba muri uru rugendo rwitwa ubuzima. Haba harimo imisozi, haba harimo amataba, harimo amakorosi, haba harimo ubunyerere, haba harimo imvura, haba harimo izuba ryinshi, haba harimo akayaga, haba harimo serwakira, harimo byinshi bitandukanye. Buri wese afite umusozi ahagazeho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kandi ngo iyo gishibutse ngo kigira amababi y'ibitontome, ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka,
n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, ngo ariko iyo kibonye amazi gusa, iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka, kikamera nk'igiti kikiri gitoya. Imana ishimwe. Mu myaka 15 ishize, hari igiti cyatemwe. Amashuri yanjye cyiciro cya 3 cya kaminuza nagereranya nk'igiti. Muri 2011 kiratemwa, imizi yacyo isazira mu butaka imyaka myinshi, ariko uyu munsi cyarongeye kirashibuka mu mezi 2 gusa. Urugendo rwananiranye imyaka 15 mu mezi 2 gusa. Birasobanutse. Imana rero ishimwe ko ariyo kwiringirwa. Ikibazo icyo ari cyo cyose, igiti cyawe cyatemwe, warahebye, wakuyeho amaso, nagezeho numva ntabwo bizakunda, numva ntibizakunda, numva ntibizemera, numva nta nzira, ntayo. Nkura y'amaso gusa, nkagira ikibazo ngewe nko gusaba akazi runaka, nkabona barashaka icyiciro cya 3 cya kaminuza, nkabona ibindi byose experience rwose ndanarengeje iyo basaba, ariko ako kantu ka diplome nkapfa gusaba. Imana yacu ni inyangamugayo. Ntabwo ndi buvuge ngo hari amahirwe nari nshishikariye cyane. Hari ukuntu wenda usaba nk'akazi ukumva uragashaka cyane, ntabwo ndibabwire ngo hari amahirwe y'akazi nigeze mbura kubera yuko ntafite icyiciro cya 3 cya kaminuza. Oya, uwo mubabaro Imana yarawundinze. Igihe cyose nasabye akazi numva umutima wanjye uko ariwo, Imana yarakampaye, kandi ntafite icyiciro cya 3 cya kaminuza, ariko kuko nari mfite experience irenze niyo basaba akenshi, Imana yari ifite ukuntu ibigenza. Wowe utegereje urubyaro imyaka myinshi, ndagira ngo nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Wowe urwaye igihe kinini, wowe urwaje igihe kinini, haracyariho ibyiringiro. Wowe ukeneye kwiga wabibuze, haracyariho ibyiringiro. Ubuhamya bwanjye, iri shimwe ryanjye mfite uyu munsi, rikubere impamba, rikubere inkomezi, rikubere impamba mu rugendo, rigukomeze, rikongeremo ibyiringiro, bigutere kumva ko Imana ikigufiteho umugambi mwiza. Imana ibyibereyemo kandi irabishoboye. Uyu munsi wenda navuga ngo iyo icyo gihe muri 2011 nza kurangizanya n'abandi, uyu munsi nari kuba mbabwira iki? Kandi ndabizi neza, maze iminsi numva muri jye numva muri jyewe kuvuga ubu buhamya. Ntabwo nzi impamvu, niyo yaba ari umuntu umwe wakumva iki kiganiro akongera agasubizwamo imbaraga, izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro, byaba bihagije. Wasanga ari wowe. Imana yazirikanye igatuma ntarangiza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu myaka 10 ishize, kugira ngo uyu munsi wumve iyi message, kugira ngo uyu munsi wumve ubuhamya, bikongeremo ibyiringiro. Reka nsoreze hano kubera ko ari birebire, nzabitanga mu byiciro. Reka igice cya mbere gisoreze ahangaha, ariko mbabwire ngo uyu munsi mfite icyiciro cya 3 cya kaminuza, nta kwezi kurashira
maze ibyumweru 2 ndefanze igitabo cyanjye cy'icyiciro cya 3 cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda. Igice cya 2 nzababwira ukuntu muri 2017 nongeye kumva ishyaka ryo kubyutsa kwiga kwanjye, ntangira muri kaminuza y'u Rwanda, ariko nabwo ntangiye kwandika igitabo birahagarara. Ubwo igice cya 2 nzababwira urundi rugendo rwo kuva mu 2017 kugeza uyu munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Reka nongere mbibutse amarushanwa dufite ku itariki 20 z'ukwa 10 yo gutsindira 200,000, kugira ngo umuntu wese wumva ari interested, umuntu wese wumva ntacyo bimutwaye, akurikire video irimo amabwiriza ajyanye no gutsindira ibyo 200,000, yumve n'ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kuba yajya muri iryo rushanwa. Ndabashimiye cyane, mukomeze mukore kuri subscribe, mukore kukazogera kugira ngo nidushyiraho ikindi kiganiro mujye mubona notification cyangwa se mubimenyeshwe, hanyuma musharing no ku bandi ibiganiro byacu, mukomeze muduhe na comments kugira ngo tumenye uburyo ki ibiganiro byacu mubyakira, muduhe n'inama ku bindi biganiro twakora n'ibindi nk'ibyo. Ndabashimiye rero, naho utaha, Imana ibahe umugisha. Amen.